Hello guys, amazina yanjye nitwa Dukunda Nelisa. Nitwa Nelisa muri Best Friend in High School. Filime yasohokaga kabiri mu cyumweru ariko twongeyemo umunsi umwe. Izisohoka kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu. So keep watching, remember gukora subscribe, like and share. Thank you. Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima nutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi gusohoka niba namfata nato. Ese mbabarira ndavuga ko amaye uruhushya. Kamubaza ikibazo kimwe. Kambaze ngo bazi ikibazo kimwe. N'umuntu uri gukona uvuye ku ishuri nta muyobozi muri kumwe. Uravuga ko uje gukora iki? Ndavuga ko amaye uruhushya. Indagwaye uruhushya. Muganga animateri. Urwaye ikiza? Byo ndwaye surabe. Ninde wayiguteye? Animateri. Umusize hese. Mu kigo. Ko kimutazanye. Ako Joda ameze bite? Ubona ari fresh se. Ukuri kumbangama kandi Peterangiye kubangamira. Ase ubundi bufite kiye kibazo nawe. Mani reka nkubwire rero. Njye ubona shiri wanjye ugatangira kwirirwa mukina amagapira kuranuze mwirwa mukururana wagira ngo Ase mani ninde wakubwiye ko nje nkunda uramukobwa? Ninde wabikubwiye? Nese mukururana meke. Umuntu wabikubwiye rero niwe kibazo. Ikibazo ni wowe. Hanze ushaka umuntu wakubwiye ko nje nkunda nawe. Nese wavuye mbere ya shiri wanjye ubona bakomeza gahunda zawe. Nimba ukunda umuntu bisobanuye kumuca ku bantu. Ntabwo ngiye ndi kumuca ku bantu ahubwo niwe mbangamiye. Nese nkubangamira gute? Kandi kankubwire. Kandi kubikubwira mu nzira nziza. Ndi kubikubwira mu nzira nziza. Ukazana ubwo bugoryi bwawe. Giye kugwagurikira. Nta muntu ugikina nanjye ngo bimuhire. Reka konera ubwo. Mbwira gake. Nakubwira ariko ngewe niko wabanye mbugira se. Ntabwo ndi kubitera natuje nukabone natuje. Twe twababajwe n'ibintu byinshi wowe nuka uraza utera amarere wigize uradanje ibyo bira ntago bikora. Bira ntago bikora reka mbikubwiza. Seri kukubwira mu nzira nza nkubyo. Kandi ko nkubwira wa mupetiwe. Wapi? Wakoze gahunda zawe nayo nakora izanjye ukakumbangamira. Reka nkubwire rero reka nanakugira inama. Kirasi igikorwa cy'abagabo. Icyo wikibwira yuko uri umukobwa kuba twarabaye inshuti wikibwira yuko hari n'igitekerezo cyo kumutereta mfite reka ziranagara izo size zanjye mayiji baranagara ibo bakobwa nkunda sibyo nge ngira ubwoko bwabo nkunda reka mbikubwire wikirakaza sibyo uriya guhuza nawe turigana ndi mushya muri kino kigo aba arimo aramenyereza ikigo hari ikindi seto nese nkaho ndi umuntu mwavuga mutavuganye nawe none se nese nimba twarihurije simbikubwiye mu nzira nziza sindi turi kuvugana mu nzira nziza rukubona ngiye nawe tumeze gutya ko turi guciringa ujye ubona ngiye mvugana nawe ngiye se mvugana nawe singombwa ngo nawe tuvugana ko nacyo twabura dusangira se ahubwo icyaba cyiza sindi kukubwira mu nzira nziza uko byanga sinje ngo nambikubwira mu nzira nziza ngiye nzongera kubana na sheri wanjye ndikubwire none aha none aka kanya kubana na sheri wanjye isegonda rimwe njye nawe nibwo njye nawe uzamenya ko binkorera ninde nawe mu rwego none nanjye reka nkubwire songiye gutyo ubutaha niyongera kuzana ariya marere iwirisima icukara mani nibwo uzabona isura yanjye ya nyayo so iwacu urahazi singombwa ngo mpamenye ndamenye se mfashe iki abi iwacu urabazi singombwa ngo mpamenye nanjye ntago nzi kandi mani iwirisima icukara nje n'umutima mwiza nje n'umutima mwiza tuba twahejeje ariko hari igihe uzabona reka nkubwire naje amabane nasize muri umugabo si ukuzura inzira kuba umugabo si ukuzura inzira waretse tukabishyira hanze singira tukabishyira hanze ibiki twemezanye ngira nje harangwane nawe ngiye twemezanye ngira none se buretse gato nkubwire naba nandukaniye sinaje ndi naba nandukaniye he ndamutse ngiye hariya tukarwana naba nandukaniye he nawe ngiye mbikubwiye mu nzira ngiye
ubu bwamba uri kwivugisha nta bugabo bubirimo mayiji ubwo nta bugabo bubirimo niko kuri ngenda kubwiye ngo ndekera shira wanjye ibindi tubireke ntabwo ngende kumutereta niyo matsiko nkumaze uyamara gereka nkuyore simbikubwiye mu nzira nziza nongera kukubona nawe uzabona isura nese ubundi kuvugana nawe uretse kugenda njye nta magambo njyewe na Nikita kuba twavuga ikibazo bifitemo n'iki ntabwo ngewe ndi kwisobanura njye nawe urumva ibyo nkubwiye ni ibyo ngibyo uzabonera isura yanjye kugira ngo wemere yuko njye nawe dutandukanye ariko none uziko n'umenye kariya kajama ikibazo cyo ni ukubona akantu kuzuye inzira gafite ikibazo cyo mu mutwe bimeze bite sawa bro sha fresh bro siko mama ukonje mwana hano mu kigo bimeze bite ntabwo umuntu yabura gukonja ntabwo mba ibiyobozi bimenya na board mba ndi kukurikirana ahubwo hari gahunda nshaka ko tuzakuza gupanga urumva kwereka gahunda sindire ndashyushya ahubwo wowe wambwira n'iki ndaza ariko buriya byakunda turimo muri etide nimugoroba nibwo twaza kuvugana fresh cyane n'ibindi tukakitaho akagahunda ntari ndashyushya wuze undebe tujye kubikurikirana nawe kandi karimo inyungu izo nyungu arizo mba nshaka ako ushaka uburyo nta muyobozi wakaza nko kongera sana hari ubwo turongera kusubira bro ninde gufata bro ari umujama wawe shamari sikabari bisanzwe byarangaho noneho wampeti imbere ndi kwandika nuze zo kugira nzarimbira ababera wenda nanjye mbere yuko wenda byahinduka asura muri mode fresh taka basi kambe twumve sana ndi kukandika nyine tu ndi kukandika urambwira ni wari fresh izo sayini izo nkunda zaba misi zinkururira vibes zigatuma mbaho mwisi sinigeze menya ko rwagera hano this urwo n'urukundo kuko ndabona irwishi give me more time turaganiraho byinshi trust me kuko sinza gusigaho anytime me and you turacyari hano kwisi kabiri niwo mubaro utabura peace don't mind kuri njyewe kuko ngenda busy standard yabyimeze nka metallic agacira amagambo nkubwira ngenda busy is game zikoroga mind yabisi hope on light my hand gonna be this first kuri map utabula we she is bro rarenze iko bariko bakabasi karatwika ahubwo mbwire dushaka tuzapanga stage ari imbere man tugomba kubikora fresh man turamuniga man rampiti n'abazongera gukora ahubwo urakubiye bro man kwandika ndaza no kwikomeza utse yanjye hano nga ikibiro utaza kwikomeza fresh man ariko nta nibirenze ubundi ndaza kugufasha uburyo twapangamo stage ubundi rampiti tukamuvana mu nzu ko ndi kubona ababibi hafi ya bose niyo bari kugenda bisangira turirimbira akarimba kanaka mbese nk'aho bavuye nko kuri level yawe nyine to ngomba kubijyamo fresh man mfite gahunda man sitsazi ndashaka kugaruka tugaruke ndi kugaruka muri naravuye muri mood ariko kuva rampiti yaza man sinzi mood kwiga kamane genda nandika pass for cyane ahubwo se man nshaka ko iyo twayica iyo se nashaka ariko n'ubwo ari nko twakupa nk'umuriro agiye nko kuri stage bikavaho no iminota y'ibikarangira cyangwa tukagura umu DJ uri kuma mikoro cyane ariko twanabikora umuntu yahiga nk'ibiceri rero umu DJ twamuvugisha ukabona bitavuyemo tukabona gukora izo boro z'umuriro nabidanje man nanjye reka nze gukomeza kwandika ino fast ndende nako nayisoza kugira ngo bigende fresh cyane iyo fast kabisa ngera hano nwitse fo meze fresh meze neza uracamo sikunze gusa neza akoze ariko nawe urasa neza merisi none se muziteze meze neza ko n'ususiga afite udutoki tworoshye se meze neza ni ibisanzwe yego siko kose byatara nda gucira twarase sheri uko dara ko kunshira inzara nyine uzaze kuwa gatandatu uzazincira kuwa gatandatu okay ariko meze neza cyane meze neza ese ko nijoro nayo ngushatse no kubura nijoro mwaryari saa 12 icyo gihe twari tukiri dorotwari ntabwo ize ndakubura shuza akantu keza nakuzaniye nakuzaniye ka gashokoro ukunda seriyesi yego ntukubera shanye neza uko utaje guhita ukamenya kandi ntabwo ushatse nkakubura icyo gihe nyine na yindi doro ndi kumwe n'abafanisi kakakomo kanye ndabona kakubereye si arwari wambona gakuyemo simura nkambaye ntabwo nagakuramo
nese ya gahunda yawe imeze gute Agiye yo gutaha ishandaza gutaha nyine. nese biba wabisobetse Ntabwo byakunda. Ukuntu umaze iminsi ushaka gutaha. yego ayihangana bisobetse nese Ariko uko urabona nzasigara mu kigo n'irungu ko Ntabwo nzatindayo. zanzanira gake zanzanira Ahubwo mbwira nzakoze neza. zanzanira ka juice Niba nzakazana. yego nese warebye ko mutaha ukazatahira cyumweru ndumva gusiga buhari Sha ngomba gufatira na merwe. Use mbyizeye gute ko kiriya kimwe bazamagarushya? oya bakaguha nabi Sha wapi ntabwo nabyizera. Ubu nayengize amahirwe bakamaye. ariko kiriya cyumweru bakaguhereza ko nagushakaga byatari dore tumaze iminsi tutaganira Si tuzavugana se ufite phone tuzavugana ndi mu. aya ntabwo bihagije turi kumwe ndi kukureba ndi kureba aya maso yawe meza n'ibyo byuma by'abantu Abantu uzi ko utagiye kunesa ariko nzaza vuba ntabwo nzatinda. nkunda aya maso yawe bakunda byatari noneho uri kunsekera twishimye nyine mbona ibintu byiza Ariko nibisanzwe urumva nawe ndi kumwe nawe nkarakara. yego siko ndi kureba neza se Sibyo ko utangiye no kuntera isoni nyine. kubera Ni kumbwira atangiye kuntera nyine isoni. mu byo yumvuye nk'ahantu dutandukanye n'undi muri karase bari gutekereza utugambo twiza ari kumbwira nyine numva ni byiza byatari Ariko nanjye nuko uzaze bapfa siyo turi domu niwe mbavuga gusa. cyakwereka njyewe noneho nijoro naraye ndose twasohokeye ahantu heza sha twaturutse tujya ahantu heza Twatorotse. mu magafanta nyine bimeze neza nyine Aba ari danje gusa nyine ndaza gutaha pe. Ntabwo Yego. nabireka. ariko bitekerezeho nubona ari byo uzi ko uzatahe muri weekend yindi Ikibazo namaje kubwira mu rugo ko nzaza banansabira gashya kandi urumva ntabwo nahita mbabwira ngo babireke. siko ndi kumubona nasabaga gashya nka guherekeza Wagasabye se ubundi. gusa twagera iwanyu tuvugana wishuka sha Papa yanakwica. ayana ariko se utazi ko ndi umwana mwiza se Azi ko witonda. byatari akaba yarambyariye akamararungu kanjye gusa nyine ndabikunda byatari Sha nawe ndagukunda. yego ariko ndakurusha ndakurusha byatari Oya njye ndakurusha. oya Yego tugiye kureba twasanga. siko dushyize ku munzani n'igikurusha se Oya ni njye ukurusha. noneho reba umunsi nzaba nakwambitse akamera kugira ngo ugahita ndabyemeye Uko uba wumva undusha niko nanjye mba numva nkurusha. Ntabwo twabyemera ko umwe arusha undi. ariko njye iyo ngereranyije nkurikije njye mbona nkurusha Oya nanjye ndakurusha niko mba mbibona. ngo basi muri uru rugendo rw'ubuzima mbwira ikintu wumva ushaka nagukorera kugira ngo wumve wishimye tu Njyewe iyo turi kumwe gusa mba numva bihagije. yego sha nanjye mba numva nyizwe niyo mpamvu nyine nashaka kurekura Ariko nta kundi byagenda nyine gusa nyine nzagaruka vuba ntabwo nzatinda. abantu uzatinda kandi uzamenye ko nzaba mukumbuye nyine cyane Nanjye n'ubundi ikintu kizangarura ni wowe. Ubaye idari nari kwigumira nyine nkazaza siko ikigo ndasigara ameze gute kuko ndumva ndabambihiwe uraba uri kumwe n'inshuti zawe ntabirenze. aya ndareba ukuntu nzanigumira muri dore Oya se. Mani uzaba uri kumwe n'inshuti zawe. ariko uzamara iminsi ingahe Zamara nk'iminsi 3. so wazamaze ibiri Gusa ko nari kuzamarayo icyumweru. ariko mana icyumweru ni cyiza wazasanga naratoye amashashi cyane naraje gake gake Nzamarayo iminsi 3. naje gake gake ariko iyo ndi kureba twa dufoto twawe nyine mba ndi kubona resitora mba ndufite gahunda Ubu wari udufite muri domoro tureba. namwe kofi mfitemo kamwe mbumbuye agakofi nikuramo agakarita k'ishuri mba ndi kukureba nyine ese akantu nyine ngiye kureba ubwo nyine kugira ngo nyine tubanze tumurane ubukumbuzi nimugoroba tuze nyine kuganira umwanya munini sibyo Nta kibazo ndaza kuza. yego Mbere yuko nawe ndaza kuza. kandi ukunda cyane sibyo
aho wigize umuhaza hano hantu ase man ubwo mwawe uranshaka iki man aho wigize umuhaza ubwo mwawe uranshaka iki wanje square ase man no wigize umuhaza ese man kuririmba ni ibibazo man no kundera muri net wa ngaho ndebera nk'uyu mujama kundera muri net man ye sino nk'uyu munigaranshaka iki sinzi kumva uri gogoza turi kwa hano nk'iki man ubwo kuririmba nabyo biduteranye man tujya kumva samahani man samahani ngaho samahani ngaho bireke tujya kumva uri kuririmba hano reba ukuntu bumfashe man nuko wakunyejeje reka tujya kuririmba nabyo bizaduteranye man nashaka impinduka nashaka impinduka so I can be okay so I can be okay hakaza iminsi y'umunezero I can make you stay ari byo koko abese kandi kandi byo kunyuzura ryozo ese batumunyuzura ese umuntu abatwaye iki amanze babanshutse bagushutse se ntabwo uri umuntu ko ntabwo usifite icyemezo manze nyine akize kubona umunyeshuri mwigana ugenda ukamujya hejuru ukamubwira amagambo nk'ayo kumubwira biriya njyewe manshutse ngeze bazanshutse bari kumwe ngo tubikore ngo nibyo bigezweho kandi urumva banyita ibono nabikoze ibono urabiki isura ni iki kirakuvaho nibakwita gutyo nyine sinzi ko nanjye biba byagenze ko nyine sorry ntabwo ari byiza biba boro ushatse wabereka ukareka kugendera muri icyo kigare cyabariye abakobwa nuko babanshutse hari n'umwe mwazanye se mana se ubunembere ko bakanyanga bakwange ese ikigo cyose cyaba kikwanze cyangwa hari ikindi ubakeneye nyine kamubwire njyewe biba bikora inshuti zinjye ziri kubikora numva sinakitandukanya nabo nkari bitandukanye n'ibyabo bakunda kubagambanira ikibazo se kiri wowe ugomba gukora icyiza ntukore ku byo abantu bareba ntibiga muri inshuti turi inshuti muri mwamenye ryari ntabwo ari ngo hashize igihe kinini igihe twatangiye kubikora se wari uhari narabibonaga ese wabuze inshuti kubera iki uriya mwana mana afunga umutwe ikibazo se kiri kumva ko biracyakurimo ntabwo bikindimo amahane banshutse biriya bishatse wabireka ko abakobwa bari kugushuka amahane yo gushora mu bintu bitari byiza ibaza rero bari kubikorera simana ntabwo mujye mubona ko agiye ari nk'umuntu nk'abandi basiga umureke njyewe niko mubwire ibyo ntacyo inshuti zanjye zakora ibintu ngo mbibete ngo njye mu bindi se none ziri gukora ibyiza nanjye ni inshuti zanjye ibintu byose bazakora uzabikora njyewe ni inshuti zanjye pe kandi ndabakunda niyo mpamvu njyewe nkora ikindimo niba bagiye gukora icyo turajyana ese ubona ikikurimo cyane ikibarimo buri gukora njyewe ni ikiba kindimo twaba byanjemo ko tujyana hako nyine se rero inshuti zawe twarayibabaje manjye nsezeranya ko basi igihozo utazongera kubikorera niyo gusezeranyije ntabwo uzabikora ntabwo nzongera ari byiza uramutse ubikomeje ndamukunda manjye igihozo ndamukunda nk'inshuti nyine biraba bisanzwe ntabwo ngiye birambabaza kubona mumugejeje mukamukorera biriya bintu byose nk'aho atari umuntu nkawe bivuye ntabwo bizongera niba inshuti yawe kandi twatekerezeho ndashaka impinduka ubuzima burarya umutima ntutuza ndashaka impinduka ngo mbone bucya amarira arashoka ibitotsi simbibona yanjye kuko mama ntibiwambwiraga gusa byo nzabicamo gute koko ahora kuko waje ukansanga koko hasi ukanyifashiriza nkeneye urukundo rwa kivandimwe dore na data na mama n'igize
bigaranye ndashaka impinduka ndashaka impinduka so I can be okay so I can be okay barubana umutwe ako kamubwisha amaje bakora babaje cyane gusa kamubwire amahirwe yagize ariko ndi kumwe nawe imipangu mufitiye ninjye nawe mfite plan simwansabye abanya kumubwira animateri ngamwirukane ahubwo se ko bataramwirukana wabimubwiye se nta kintu namubwiye bikora muhungu yitwa Ndera nibura muhungu muremure w'inzobe biva sinzi niba yitwa Eva 5 ha mwamujya Eva tubonye bavugana tuje tuvugana ariko asabana n'umusuza nyine namubonye ari kumwe n'inshuti yanjye ndamusuza gutyo nyine babiritse mbaze ngubwira icyo mushakiye uriya muhungu akunda kujya hanze muri weekend noneho reka tumubwire ko akunda kujya hanze agenda atugurira inzoga tugure wenda n'amatabi abashaka kumufatana oya nago se banze nyine nago bamufatana asanzwe ajya kubizana ahubwo abimereze njyewe ingenda nsigare muri dortoir mbifate mbishyire muri baga ubushe muri baga karabitwa niba ari Dera simbizi nari ndangiza mbishyiremo njye ninjye kumurega kwa metro ngo mbonye abibikamo ahubwo se waje kumutamariza abandi bose bageze muri dom nyine mwese mwagarutse muri dom njye ndisigarishwa muri dortoir nyine umuhungu n'abayabize umuntu bimenye ibyo byataze kubikuzanira nyine nta Nasumva njye nabikora abantu bandera. Hatagira umuntu umenye njye nashaka ibyo kindi bwisigarishwe muri dortoir. Nimara gusigaramo abisa nyine mbifate. Bishyire muri baga ya Diara niba ari Dera simbizi sinshaka no kwitwatera. Ndangiza njye nembwire metro ni ko nyine mwese mwaje ko mbonye abihisha. Mbonye abisha muri baga nimara kumubwira gutyo metro naza bisanga. Ushaka umupangu uri gukorera. Umupangu urakora genda biza. Ntacyari sitanyenda kirwaye. Barabona aho bahera bamwirukana. Nanjye ndamurwaye bya danje. Gwene turabemeranya nanjye. Cyane ahubwo ndaraburanike. Cyane nta kibazo. Nikisura bimubwira nibijyamo abantu benshi birapfa. Suzko yadusuzuganya nibijyamo abantu benshi birapfa. Sharatse nikakabimenya ko nawe azigitise cyo kumwirukana. Ari hesungu. Wamenya ari mubigeza kumubona ajya refero ko sinzi byagiyemo. Baramenya n'abahungu. Nta kibazo ibyo ngibyo ndibuze kubikora. Kandi gusenga ngo bize gucamo cya gihugu cyaramenyereye. Shaka ko yaramenyereye cyane pe. Shaka ko yaramenyereye cyane kuko ndi kubibona. Ndamurwaye. Ngende gupanga ngo nzabare muri makanzu. Njye Imana ifashe mbaze muri nawe mbere yuko bamwirukana. Ubwo rese mukora aramenyera shiri nawe yakumenyera. Ubwo iki? Amenyera tuzi. Amenyera njyewe. Njye Denise. Base urushoboje nzi Niki narubwo yankurikira ndamwemeza yatumenyereye Denise kamubwira unese uriya muhungu ndamufatisha gute mana uriya muhungu ntabwo uzigenge agenderamo wababaza hayi mubona nyine gutyo akakunda gutoroka arabikunda ngenda bizi ko sibuka ko ejo bamuvuze class mbese nyine ndashaka kugira ngo ngene mwinshirire mubwire izo plan zose mubwire we nanabimubwira of course cyongeye kubikoresha nta kintu yabikora bimubwire nimara kumubwira azaza katabivuga ntago usanze ari uzishera Dera cyane nawe nahita mutanga kare nanjye wabinzaniye abivuge nanjye mbivuge kare wabinzaniye Shangiye ukuntu ndi umunebwe ntabwo nahagarara igihe kirekire pe uko birana gusa nubwo ukunda kwiga ariko uri umunebwe Shandi umunebwe umwe w'imbere cyane bagiye gutora abanebwe naza ndi nk'uwa kane muri kino kigo ese ni gute ukunda kwiga uri umunebwe ubundi ako ujya ushyuha ibintu by'ubunebwe ntabwo ari sawa umupetisi twavuga ntabwo ubizi Avimana Nashaka impinduka so I can be okay so I can be okay hakaza iminsi y'umunezero I can make you stay so I can make you stay so I can make you stay ndashaka impinduka ubuzima burarya umutima ntutuza
ndashaka impinduka ngo mbone bucya amarira arashoka ibitotsi simbibona nanjye umutima urababaye ndashaka impinduka ndashaka impinduka so I can be okay so I can be okay hakaza iminsi y'umunezero I can make you stay so I can make you stay so I can make you stay ndashaka impinduka winyanga winsiga mu maga ubuzima sinjye nabuhisemo nkeneye urukundo rwa kivandimwe dore na data na mama nigize winyanga ni wowe nsigaranye ndashaka impinduka ndashaka impinduka so I can be okay so I can be okay hakaza iminsi y'umunezero I can make you stay so I can make you stay so I can make you stay ndashaka impinduka